yitwa rero Jojo Breezy, umwe mu bantu bakunzwe hano iwacu mu Rwanda kabisa, ubwo yatangazaga ukuntu yaragiye kureka ibijyanye no kubyina ndetse akigira gukorera mu kabari. Yes, reka nongere mbasuze kandi mbaha ikaze abakunzi ba AD Group, nk'uko mudahwema kutwereka ko mudukurikirana umunsi ku munsi. Nongeye kubashimira cyane rero ukuntu mwakoze like, subscribe ndetse na comment ku biganiro byacu bigiye bitandukanye. Murabizi ko amakuru yacu tuyabaha buri munsi ku munsi kabisa mu myidagaduro n'ibiki biri kugenda bivugwa. Uyu munsi ho n'umwihariko ukomeye kuko twabazaniye umwe mu bantu mukunda cyane hano iwacu kugira ngo nze kubabwiraho byinshi bigenda bivugwa hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga, abanyamakuru bagiye batandukanye ndetse ku maradiyo n'amateleviziyo hirya no hino. Yitwa rero Jojo Breezy, umwe mu bantu bakunzwe hano iwacu mu Rwanda kabisa, ubwo yatangazaga ukuntu yaragiye kureka ibijyanye no kubyina ndetse akigira gukorera mu kabari. Uyu munsi niyo ngingo turi buze kuba tuganiraho, ese turebe ngo iyo impano umuntu ayifite koko ni byiza ko ashobora guhagarika ibyerekeranye n'iyo mpano akajya mu biterekeranye. Ariko uyu Jojo Breezy turaza kumwifashisha cyane kuko n'umwe mu bantu ibi bintu byaba byarabayeho. Rero yaganiye n'ibinyamakuru bigiye bitandukanye, rero arushaho kugenda abereka uko byagenze cyangwa se ukuntu urugendo yaba yaraciyemo kugira ngo abashe kugera ahageze uyu munsi wa none, cyangwa se agere ku kigero agezeho. Ntago byoroshye. Jojo Breezy rero n'umwe mu babyinnyi bagezweho cyane bitewe n'imbyino agenda abyina cyangwa se bitewe n'ibikorwa agenda akora ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye, mu miziki y'abantu ndetse no mu binyamakuru bigiye bitandukanye. Rero ibinyamakuru bitandukanye byaranditse biti rero Jojo Breezy ni umwe mu babyinnyi bagezweho, yahishuye rero ukuntu yari agiye kureka kubyina akigira gukora mu kabari, icyo akora birangira byanze. Urabyumva rero n'umwe mu bantu bashidikanyaga ku mpano zabo icyo gihe, abona ko iyo mpano idashobora kumutunga. Ntabwo ari Jojo Breezy gusa, ahubwo n'abandi bana bagiye batandukanye, hari abantu benshi bashidikanya ku mpano zabo, bigatuma bashobora gufata umwanzuro utari mwiza cyane, kandi impano yabo yari kuzabagirira akamaro mu gihe kizaza. Ibi rero Jojo Breezy yabigarutseho mu kiganiro yagiranye n'abanyamakuru. Yavuze ko mu ntangiriro za 2017 nibwo Jojo Breezy yari atangiye ibintu byo kubyina, ubwo yasozaga amashuri ye yisumbuye, nibwo yatangiye rero umwuga ujyanye no kubyina. Akabona rero byanga bikunda kwa kundi abanyeshuri dusohoka, uri abanyeshuri muri secondaire ni danger, uba wicaye uri mu ishuri uri kwiga, ariko uzi ko nurangiza secondaire umwaka wa 6 urahita usohoka uhita ubona akazi ka danger, utangire kwinjiza amafaranga menshi cyane. Buri muntu wese waciye muri secondaire arabizi ibyo bintu, yarabitekereje kandi uko yageze hanze akabisanga siko yabitekerezaga. Na Jojo Breezy rero yaje kugira aka kantu ko kuvuga ati ngewe ubwo nsohotse ngiye kwita ngafata kabisa, ngiye kwita mbona amafaranga. Nibuke ko uyu Jojo Breezy yize ibintu bijyanye n'ubwubatsi, kandi yari yarahakanye ubwe ko adashobora gukora ikiyede mu buzima bwe, niyo mpamvu yumvaga ko ibi bintu adakwiye kubigumamo bitewe n'uko yagombaga kujya gushaka ibyo yigiye. Rero Jojo Breezy yagiye ahura n'imbogamizi nyinshi cyane zari gutuma arekera aho ngaho gukora ibintu bijyanye no kubyina, ariko byanga bikunda iyo ikintu kizagutunga, iyo ikintu ari icyawe, iyo impano yawe uyiretse koko ukayikuza, ahubwo ukayireka ubundi igatumbarara ikakubamo kabisa, ukavuga ati uyu munsi ni impano, uyu munsi ni impano, byanga bikunda bikugirira umusaruro kandi bikugeza ahantu wowe ubwawe wabonaga ko utabasha kugera. Rero Jojo Breezy rero ni umwe mu rugero rwiza twavuga wagiye uhura n'ibyo bintu bigiye bitandukanye. Rero ubwo yarivugiye ati tukirangiza amashuri bari baratubeshye ko umuntu iyo akiva mu mashuri ahita abona akazi. Nge rero ubwo narangizaga nabonye bikomeye bitewe n'uko nize kubaka, nanze no gukora ikiyede habe na gato.
hari n'igihe nari nabonye akazi ko gukora mu kabari ngomba kujya kugakora, njye nabo twabyinanaga tuza kubona akazi ko kubyina mu bukwe, baduhemba amafaranga angana n'ibihumbi 30 buri umwe wese, mpita mbona ko ari ibintu bishobora kuduha amafaranga. Ni ya Mana yatangiye ukuboko Jojo Breezy ubundi yari yabivuyemo, ibaze niba koko yaragiye. Mani, aba bantu nyine bahera ku mafaranga makeya cyane. Jojo Breezy ibaze uyu munsi wa none ukuntu tumuzi mu miziki igiye itandukanye hano iwacu mu gihugu, mu kubyina ukuntu tumuzi ko ari umunyempano ukomeye. Ibaze ko yahereye ku bihumbi 30, nabwo bari kubigabana nk'itsinda. Narababwiye ngo impano ubibanza gusaba kuyirera kugira ngo wowe izakurere. Niyo mpamvu udakwiye gucika intege uyu munsi wa none. Uyu musore rero wabonye amafaranga mu kubyina agahita ahindura umugambi wo kujya gukora mu kabari. Yari yafashe umugambi avuga ati ndajyayo, ariko akimara kubona ko ahantu hashobora kuvamo akantu byose arabihagarika. Yaje guhita rero akomerezaho na n'ubu ngubu n'umwe mu bagezweho cyane mu mwuga wo kubyina hano iwacu mu Rwanda. Jojo Breezy ntago twirirwa tuvuga byinshi bitewe n'uko izina rye ririvugira. Uyu musore rero avuga ko byibuze yinjiza amafaranga amubeshaho ndetse akabeshaho n'abandi kabisa basangiye uyu mwuga, bitewe n'uko Jojo Breezy abona amafaranga menshi kabisa, abona amafaranga ahagije ashobora kumufasha, kubera ko ni indirimbo nkeya uzabona yasohotse ariko Jojo Breezy atarimo, cyangwa se nta ruhare yabigizemo. Ni itsinda rero afite n'itsinda ririmo abantu bagiye batandukanye, bose bubatse izina byanga bikunda amafaranga. Iyo umwe abonye ikiraka ahamagara mugenzi, undi yabona ikiraka akahamagara mugenzi we, bityo rero bikabafasha kwigarurira isoko ry'abahanzi, kwigarurira isoko ry'imyidagaduro hano iwacu mu Rwanda mu bijyanye no kubyina ndetse n'imyidagaduro muri rusange. Jojo Breezy rero wari kumwe n'uwitwa Divine rero mu biganiro cyatambutse, yahishuriye ko binjiza amafaranga yabo mu bitaramo ndetse kwamamariza abantu binyuze ku mbuga nkoranyambaga, bakanongeraho kwamamaza ibihangano by'abahanzi binyuze mu mbyino zabo bagenda batandukanye. Umunsi ku munsi iyo ugiye gukurikirana Jojo Breezy kuri Instagram, ukamukurikirana kuri TikTok, ukakurikirana YouTube, usanga ari Jojo Breezy mu ndirimbo nyinshi zigiye zitandukanye. Bishatse kuvuga ngo kugira ngo abashe kuba yakorera agashoti kamwe k'indirimbo, amafaranga bamuha akayabo kayo. Buriya abahanzi bahura n'imvune baba bashoye, by the way baba bashoye, kandi nibyo koko iyo ufite ubumenyi uba ukwiye kububyaza umusaruro. Rero ababyinnyi rero bahishuye ko ku mbuga nkoranyambaga uko zagiye zitera imbere ari nako bagiye batera imbere, bitewe n'uko umusaruro w'impano zabo wabaga ufitiye akamaro abanyarwanda muri rusange ndetse n'abakurikirana imyidagaduro ku isi hose. Bishatse kuvuga ngo Jojo Breezy ni umwe mu rugero rwiza twafataho. Icyo hano hantu twakuramo nta kindi, nuko byanga bikunda tuba dukwiye kureka impano turimo, tukayishaka uburyo bwose twayibyaza umusaruro, tugashakisha hasi no hejuru uburyo bwose watera imbere uteshejwe imbere n'impano. Turabazi bagiye batandukanye nka Kiramani, Jessica Nyambo ndetse n'abandi benshi bagiye batandukanye tutavuga. Abaririmbyi bo ni ishyano ryose pe, ntabwo twavuga ngo tuzabarangize. Nka Bruce Melody ni umuntu koko kabisa ubona ko impano yamuteje imbere. Murabizi ko ubundi kugira ngo umuntu atere imbere nuko aba yakoze. N'impano rero iyo ufite ntabwo bivuze ngo uragenda wicara ngo uzatera imbere. Haguruka ukore kandi wigira ubwoba, witinya, wivuga ngo uyu munsi nta mafaranga arimo, uyu munsi ashobora kuba atarimo ariko ejo akazaba arimo, ejo bishobora kuguhindurira ubuzima. Yes, murabizi rero mbakunda kubi, niyo mpamvu ibiganiro nk'ibi mba mbibagezaho kugira ngo byanga bikunda n'umwana wese ukiri kuzamuka, ukiri gukora, ukiri guhasoringa bro, ntabwo ushobora gutera imbere utahasorinze. Ukiri guhasoringa byanga bikunda, menya ngo igihe ni igihe, ahawe hazacya. Wowe shyiramo imbaraga, komeza ushaka udushya twinshi mu mpano yawe, ukurikirana ibijyanye n'impano yawe, ubundi gutera imbere ko uzatera imbere. You know that? I love you. Keep watching, keep subscribing on my channel.